Ubu butumwa mubugezwaho na Ministry of Unlimited Holy Ghost. Muri kumwe n'Amahoro Dieu d'amour. Umuzingo ni uwa kabiri witwa kuza ku bwami bw'Imana. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mana Data wa twese batanze umwana wa Yesu KRISTO, ndetse no kuri Yesu KRISTO witangiye ibyaha byacu, ndetse no ku Mwuka Muziranenge ukomana natwe, ukubeho wowe n'abawe ndetse n'ibyawe byose. Icyigisho cy'ijana na 46, ubutumwa bwiza bwa Yesu KRISTO. Intego y'uyu munsi yitwa Ntukure amaso yawe ku Mana, cyangwa ntukure amaso yawe kuri Yesu KRISTO. Reka dusenge. Mu izina rya Yesu KRISTO turagushimiye Data wera, tugushimiye iki gitondo cyiza uduhaye, tugushimiye amahirwe wongeye kuduha yo kumva ijambo ryawe. Turakwinginze ngo mu izina rya Yesu Mwuka wera amanukiye kutwigisha, turakwinginze ngo Mwuka wera amanukiye kudusobanurira, turakwinginze ngo Mwuka wera amanukire Mwami Imana kuduhishurira iby'ubwami bwawe. Mu izina rya Yesu rero Data wera, Mana igira neza, Mana ikomeye, turakwinginze ngo uduhe imbaraga zo gushyira mu bikorwa ibyo twigishwa nawe. Turakwinginze ngo uduhe imbaraga Mwami Imana zo gushyira mu bikorwa ibyo twigishwa nawe Data wera. Ntaba ari twe, ntaba ari twe, izina rye rihabwe icyubahiro. Kwinjira ku ijambo ryawe rero kutumara ubwoba, kwinjira ku ijambo ryawe rero Mwami Imana kudukiza indwara, kwinjira ku ijambo ryawe kudukiza ibyaha, kwinjira ku ijambo ryawe Mwami Imana kudukiza ibitekerezo bibi. Mu izina rya Yesu KRISTO dusenze twizeye, urakoze, ushyirwe hejuru Data wera. Amen. Turasoma muri Luka ibice 5 umurongo wa mbere kugeza ku wa 11. Haravuga ngo Yesu yarahagaze mu kibaya cy'inyanja ya Genezareti, nuko abantu benshi bamubyiganaho ngo bumve ijambo ry'Imana. Abona amato abiri atsitse ku nkombe y'inyanja, ariko abarobyi bari bayavuyemo bamesa inshundura zabo. Yikira mu bwato bumwe bwari ubwa Simoni, amusaba kubutsuraho hato ngo buve ku nkombe. Aricara yigisha abantu ari mu bwato. Arangije kuvuga abwira Simoni ati, igira imuhengeri mujugunye inshundura murobe. Simoni aramusubiza ati, Databuja, twakesheje ijoro dukora cyane, nyamara ntacyo twafashe, ariko uko ubivuze reka nzijugunye. Babikoze bafata ifi nyinshi cyane, ndetse inshundura zabo zenda gucika. Barembuza bagenzi babo bari mu bundi bwato ngo baze babatabare. Baraza buzuma amato yombi, bituma yenda kurengerwa. Simoni Petero ngo abibona atyo yikubita imbere ya Yesu ati, vaho ndi Databuja, kuko ndi umunyabyaha. Kuko ubwe yari yumiwe n'abari kumwe nayo bose babonye izo fi bafashe. Na Yakobo na Yohana bene Zebedayo bari bafatanije na Simoni, nabo birabatangaza. Yesu abwira Simoni ati, witinya, uhereye none uzajya uroba abantu. Bamaze kugeza amato yabo ku nkombe, basiga byose baramukurikira. Ibyo biri muri Luka ibice 5 umurongo wa mbere kugeza ku wa 11. Ntukure amaso yawe ku Mana. Ubutumwa bwiza bufite imbaraga nk'uko twamaze kubibona inshuro nyinshi, kuko bwuzuye umwuka n'imbaraga bituruka ku Mana. Ubwo rero umuntu wese ubwizera nta buri mirimo n'ibitangaza bikomeza kubaho mu buzima bwe. Ibi ni byo byabaye kuri Petero na bagenzi be ubwo bumvaga Yesu abwiriza ubutumwa bwiza bw'ubwami. Bari bananiwe kandi byari bibamere nk'aho umunsi wabo wari ugiye kubapfira ubusa. Nyamara kuko bari kumwe n'umwana w'Imana, uwo mwana yababwiye icyo gukora, no kujugunya urushundura rwabo. Maze abikoze bafata amafi menshi kugeza n'aho inshundura yabo yenze gucika. Ariko kuguma inyuma babara amafi yabo bakanayagurisha, basize ubwato bwabo n'inshundura n'amafi bakurikira Yesu. Amen. Kubera ubutumwa bwiza Imana yakugira umukire, yakugira ikimenya bose. Kubera ubutumwa bwiza Imana yagukorera imirimo n'ibitangaza byinshi mu buzima bwawe, ku buryo byaba byinshi bikakurusha kubibara. Kubera ubutumwa bwiza Imana ishobora kugukuraho indwara zawe zose, maze ikaguha umubiri mushya nk'aho utigeze urwara. Ariko ujye wibuka ko ayo masezerano y'ubutumwa bwiza atari ukwiye kurangamira, ahubwo ko ari KRISTO ukwiriye gutumbira. Abantu bamwe baretse Yesu basigara bacuruza amafi, naho abandi bo baretse amafi bakurikira Yesu. Uyu munsi nagira ngo wibaze mu iki kibazo kivuga ngo wowe muri abo babiri uri uwuhe? Ese wasigaye ucuruza amafi
ureka gukurikira Yesu, cyangwa Yesu yagukoreye ibitangaza, ureka kwita ku bitangaza maze uramukurikira. Imana ishimwe. Ujye wibuka gusiga mu mafaranga yose inyuma, ujye wibuka gusiga icyo cyubaro cyawe inyuma, ujye wibuka gusiga ibyiza byose Imana igukorera, ahubwo ukurikire Yesu. Ibyo byiza ntago ari byo kamara, ayo mafaranga ntago ari yo kamara, ako kazi keza ntago ari ko kamara. Haleluya. Ujye wibuka byose kubisiga inyuma, ukurikire Yesu. Iyo business yawe ntago ari yo kamara, ubwo butunzi bwawe ntago ari bwo kamara, ya mashuri yawe menshi ntago ari yo kamara. Ibyo byose ujye wibuka kubisiga inyuma, wibuke neza yuko wabikuye ku Mana, uvuge ngo ibi ngibi ntago ari byo kamara, ubisiga inyuma, ukurikire Yesu. Imana ishimwe cyane. Ibitangaza bizagumana nawe. Imana izakomeza gukora ibyakunaniye kubera kwizera kwawe. Izakomeza gukura imisozi ahayo kubera urukundo wayikunze. Izakurwanira buri rugamba rwose kuko wayibereye inkoramutima. Byose bimaze gukorwa, ujye wibuka kwihozaho amaso, ukomeze uyikunde, uyikomezeho, ukomeze kuyikorera mu guca bugufi no mu kwera, ukomeze uyikurikire buri munsi. Dusenge. Turagushimiye Data wera kubera amasezerano abonekera muri KRISTO Yesu no mu butumwa bwiza. Turagusaba Data kugira ngo utubashishe kugozaho amaso mu byiza no mu bibi. N'izina rya Yesu turagusenga tukwinginga ngo ubwo tumaze kumva ijambo ryawe ryinjire rimaremo indwara mu mitima yacu, ijambo ryawe ryinjire rimare indwara mu mibiri yacu, ijambo ryawe ryinjire rimare indwara mu bitekerezo byacu. Mu izina rya Yesu Kristo turasenga cyane. Haleluya. Ijambo ryawe ryinjire rimare ingeso mbi mu buzima bwacu, ijambo ryawe ryinjire rimare ibitekerezo bibi mu buzima bwacu, ijambo ryawe ryinjire Data wa twese rifate ubuzima bwacu kandi rigukomeze. Urera cyane Mana kandi urakiranuka, ufite imbaraga nyinshi kandi urakomeye. Uyu mwanya wo turakwinginga cyane kugira ngo uduhe imbaraga zo gushyira mu bikorwa ibyo twigishwa nawe, kugira ngo tutaba bumva gusa ahubwo tubashyira mu bikorwa ibyo twigishwa nawe. Urera Mana kandi urakiranuka, ufite imbaraga nyinshi kandi urakomeye. Turagusaba ngo ukomeze kugumana natwe, mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye. Amen. Isezerano ry'umunsi turarisanga muri Yesaya ibice 43 umurongo wa 1 kugeza ku wa 5. Ariko noneho Uwiteka wakuremye we Yakobo kandi akakubumba we Isirayeli aravuga ati, witinya kuko nagucunguye, naguhamagaye mu izina ryawe, uri uwanjye. Nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca no mu migezi sinizagutembana, nunyura mu muriro ntuzashya, kandi ibirimi byawe ntibizagufata, kuko ndi Uwiteka Imana yawe, Uwera wa Isirayeli, umukiza wawe. Nagutangiriye Egiputa w'incungu, Etiyopiya n'i Seba ntatanze ku bwawe, kuko wambereye inkoramutima kandi ukaba kubahwa, nanjye nkagukunda. Nicyo kizatuma nta ngabo zigapfa ku bwawe, n'amahanga nkayatangirira ubugingo bwawe. Ntutinye, ndi kumwe nawe. Ni muri Yesaya ibice 43 umurongo wa 1 kugeza ku wa 5. Wakoze kubana natwe, Imana igumisha bwo kubana natwe. Witega guhumisha mu byo ukora, witega guhumisha mu muryango wawe, witega guhumisha mu kazi kawe, witega guhumisha mu byo ukora byose. Witeka kubashije kumwumvira, witeka kubashije kumucira bugufi, witeka kubashije gukunda bagenzi bawe nk'uko wikunda, witeka kubashije gukora ubushake bwe, witeka kubashije gukunda ijambo rye, witeka kubashije gusenga buri munsi, witeka kubashije kwihangana, witeka kubashije kugendana nawe mu byo ucamo byose, witeka kubashije guhora umuhanze amaso mu byiza no mu bibi, witeka kubashije guhora umukurikira mu byiza no mu bibi, witeka kubashije kudatumbira iby'isi ngo wibagirwe Imana. Haleluya. Witeka kubashishe rwose gusiga iby'isi inyuma, maze ukomeze gukurikira KRISTO. Ni mu izina rya Yesu ngusengeye, nanjye nisengera mu izina rya Yesu. Urakoze kandi nawe Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Ushobora kudusura kuri urubuga rwa Facebook cyangwa rwa YouTube ugasangiza inshuti n'umuryango wawe ijambo ry'Imana. Buri munsi haba hari icyigisho. Soma kandi wumve buri munsi ijambo ry'Imana bidashidikanywaho. Urabona uko kw'Imana mu buzima bwawe. Yesu aguhe umugisha kubwo kubana natwe. Imbuga za internet wakoresha mu kudusura urazisanga munsi ya video.
ubutumwa butegurirwa na Ministry of Unlimited Holy Ghost, mwabugezwagaho na Mahoro Dieu d'amour. Ubuntu n'amahoro bituruka ku mwami Yesu KRISTO bikomeze kubana namwe, kandi umwuka wera ababashije gukomeza gukora ubushake bw'Imana mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Amen.